Yes, nagiye kubasuhuza mukoje kudukurikira kuri Galaxy Africa nizere ko mumeze neza kandi mandi komeje kubana nawe nk'ibisanzwe rero ngendi NGD rumurinda bakunda sana ubwo mwamaze gukora subscribe kugira ngo amakuru ajya komeza kubageraho umunsi ku wundi ta rero amakuru agiye atandukanye amakuru y'imyidagaduro amakuru avugwa hirya no hino mu Rwanda ndetse hanze y'igihugu cy'u Rwanda no kuvuga ngo amakuru ari ku mihanda yose tuba twayabazane hano kuri Galaxy Africa akaba mpamvu tubasha kuba mwakora subscribe kugira ngo amakuru ajya akomeza kubagera umunsi ku wundi ndabakunda sana rero kandi mbifuriza bya bindi byiza byose mwasengeye kugira ngo mubigereho bifuriza gukabya inzozi zanyu kandi Imana igikomeza kubarinda ibafashe bagire neza mu bintu byose Imana bayimigisha ari ukuntu Imana igusukira imigisha mu bintu bikagenda fresh nanjye nibyo mbifuriza kandi dukomeza kubana kuri Galaxy Africa tuyogoroka rero ku bintu by'ibitaramo aho ndaza kugaruka ku byari bisa n'igitaramo ku itariki Bravan umuhanzi wabikoze byinshi cyane bikomeye birenze hakabica bigacika akaririmba indirimbo zafashe imitima y'Abanyarwanda barenga umwe Abanyarwanda benshi ndetse n'hanze y'igihugu cy'u Rwanda ariko nanone reka duhere kuri Bushido wataramiye habitabiriye umugoroba wo gusabana na Davido. Bushali rero yataramiye muri Shooters mwijoro abanyakigali bari bakereye kandi bashaka gusabana n'uwo bita Davido wari wasohokeye muri aka kabari kari mutugezweho i Kigali ubu ngubu nawe niba ufite agatutse wahikoza ukajya usoma karuka birumvikana uyu muhanzi utegerejwe gutaramira i Kigali yari yateguje abakunzi be ko hagomba gusohokera hitwa Shooters. Davido wageze mu kabari mu ijoro hagati yasanze abakunzi b'umuziki bari bakubise buzuye cyane nubwo ibiciro byo kwinjira byari hejuru aho kabisa umuntu ufite ubukeri bwa bundi 100,200 ari bicungiro ntago byakunze kuko man byari ibiciro bya danje kugira muri aka kabari k'umuntu umwe byari 2020 kabisa mu gihe batanu bari kumwe bahabwaga meza 300 by'amafaranga y'u Rwanda ni mu gihe kandi barindwi bari kumwe bashakaga kwicara mu myanya y'ibyubahiro basabwaga kwishyura miliyoni imwe yose y'amanyarwanda naho VIP ntabwo byari byoroshye kuko haguye inka zigera kuri 3 aho abantu 10 bari kumwe bakaba basabwaga kwishyura miliyoni zigera kuri 2 zose abantu bari bakubise buzuye wagira ngo ntabwo bicaye amafaranga ariko man byishimo birahenda kabisa ushaka kwishima urishyura ugapeya abasani bakagutamo bakakuririmbira bakagushimisha as usual. Davido rero yavuye muri aka kabari yerekeza mu kandi kitwa Ranonche naho hari hakoraniye abatari bake nyamara ibiciro byaho nabyo byari hejuru kwinjira muri Ranonche byari 50 mu gihe ameza y'abantu 10 bari kumwe mu myanya y'ibyubahiro yari miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Davido yasohokeye mu kabari kitwa Shooters umujyi wa Kigali kabari kari mutuye tugezweho my friend Moncham yinjiye rero mu kabari ibintu birakara ibintu bidirisura buri wese agashaka gufatana ifoto n'uyu mustare arimo bazi kuririmba kwisi. Davido yaracungiye umutekano bikomeye abasha bafite amafaranga agomba gucungirwa umutekano by the way. Reka rero tunyaruke ku gitaramo cyangwa se ku byari bisa n'igitaramo byaranze ijoro ryo kwibuka Yvan Bravan mu ijoro ryo kuwa 17 Kanama 2023 abakunzi inshuti ndetse n'umuryango wa Bravan Ivo bakoze igitaramo cyo kumwibuka no kwizihiza ibikorwa yasize akoze n'ibikomeje gukorwa n'abakunzi. Ibingibi rero byatumye bamwe batanga amasho bagaragaza wagwana ibintu bimeze bite urumva ko nyine byari ibintu bya fresh. N'ibirori byabereye ku cyicaro cy'umuryango witiriwe uyu muhanzi YB Foundation Yvan Bravan Foundation ahari n'ishuri ryigisha abato bijyanye n'umuco nyarwanda.
ariko hano bagerageza kusirimura bagashyiramo utuntu ubona kari fresh nyine nandi bagutamo umutima ukaruka ibibazo byawe byose kumva bikeya huzo. Uyu mugoroba rero waranzwe n'igitaramo cyitabiriwe n'abahanzi batandukanye, akaba hararirimbye abarimo itorero ibihame by'Imana yanabarizwagamo Ruti Joel, Ben Kayiranga, Mike Kayura n'uwo bita Christian Bokulu. Buri wese rero mu bitabiriye yahawe umwanya wo gusura ishuri ryitiriwe uyu muhanzi Yvan Bravan, basobanurirwa imikorere yaryo, rifungurwa ku mugaragaro, maze abahanzi bahita bandika barabaririmbira ibintu bimera fresh. Benshi bubafashe ijambo bashimiye Yvan Bravan, ni umusani wabikoze kabisa, ariko nyine urupfu zari za nyine nawe rwagutwara kabisa, ariko nyine burya icyambere n'amateka ubusize ku isi. Ruware rero yagize mu iterambere ry'umuziki w'u Rwanda cyane runini cyane, kuko yakoze ibintu bya fresh. Benshi bahamyije ko rero yasize umurage ukwiye kwigirwaho na benshi, nta nubwo ari benshi, ni buri wese. By the way, Yvan Bravan yitabye Imana kwa 17 nibwo twarize tukimvuye inkuru, ukana 2022 aguye mu bitaro byo mu Buhinde, aho yari yaragiye kwivuriza. Yavutse mu mwaka w'1995 igikondo. Papa we yitwa Burabyo Mshah ndetse na mama we akitwa Uyikunda Elizabeth. Ni bucura mu muryango. Amashuri abanza y'igikondo ku kigo cya Petit Prince, hayisumbuye hayakomeza muri Amis des Enfants na Rakramber. Yahise nanone akomereza muri kaminuza y'u Rwanda muri college yigisha ubucuruzi, itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga. Yatangiye kuririmba rero mu mwaka wa 2009 akiri muto ku myaka 14 yonyine. Umuziki nk'umwuga ariko byo ntabwo yatangiye kuri iyi myaka, kuko yawutangiye ku mugaragaro mu mwaka wa 2016. Abanyarwanda nabo baramukunda, ibintu barabishima, babyakira na yombi. Ibihanga byo byari byiza kabisa, agiye dutaba indirimbo zitandukanye ndaza kuzigarukaho, kuko yarimbaga injyana zirimo R&B, soul ndetse na Afrobeat. Indirimbo ya mbere yakoze yamenyekanye cyane ni yitwa Urugo Ngukunda, yahuriyemo na Ankostine, nyuma akurikizaho Marayika yahogoje imitima y'abakunda umuziki nyarwanda. Uyu nguyu rero Yvan Bravan niwe muhanzi wenyine wo mu Rwanda wabashije kwegukana igihembo cya Prix de Coach RFI mu mwaka wa 2018, bimuhesha amahirwe yo gukora ibitaramo hirya no hino ku isi. Indirimbo yakoze zatumye arushaho kumenyekana harimo nk'iyo yise Cyber, agaragaza oya, Just Lance ndetse n'izindi zitandukanye. Album yarukaga gushyira hanze niyo yise Twaje, nayo yakunzwe n'abatari bake, mu gihe indirimbo ya nyuma yasize niyo yise Big Time. Abana bize mu ishuri rya YB Foundation berekanye bimwe mu byo bamaze kumenya mu gihe byari igitaramo cyiganjemo umuziki gakondo. Mike Kayura yavuze ko kimwe mu bintu byamubabaje ari uko atabashije kurangiza indirimbo yari yatangiye gukorana na Yvan Bravan. Papa wa Yvan Bravan yarari hamwe n'abari inshuti z'umwana we, birumvikana byari ibintu byiza kandi byari ibyishimo byawe. Nubwo Yvan Bravan yagize gutya, Imana ikamutwambura kandi twari tukimukeneye, ariko mani y'abantu bahuye nka gutya bari byiza, bari good, so fresh kabisa. Abantu bagomba guserebra kuko bakoze ibintu byiza. By the way, Sandrine Sheja n'umugabo we bafatanye ifoto na Inone Masamba, ubwo nundi kubanyuramo mu tuntu twagiye tuvugwa cyangwa se twagiye dukorerwa muri iri joro. Anje
ntabwo se muri umugoroba Angela Pamela bari bitabiriye umugoroba wo kwibuka no gutaramira Ivo mu gihe Alan ubyina mu itorero ry'igihugu urukerereza na Tizo abari mu bitabiriye igitaramo Umusizi Rumaga numwe mu bari bitabiriye mu mugoroba wo kwibuka Yvan Bravan BUSHALI Christian numwe mu bari muri uyu mugoroba itorero ibihame by'Imana ryabyinagamo Yvan Bravan ryataramye mu gitaramo cyo kwibuka uyu mujene ariko ewana kabisa urupfu na hatari kabisa. Ben Kayiranga yafatanye ifoto na mushiki wa Yvan Bravan. Byari byiza kabisa kwishimira ibikorwa umusani wacu yagezeho, so good so fresh. Ari nako mbacika babwira ngo n'amakuru twese bafitiye mu myidagaduro, ariko man turajakomeje kwagiza ibintu by'icane kuri Grace ya Africa. Ngendi NG Durumuri banabategura amakuru kugira ngo mbageze ibintu bya fresh. Mukore subscribe, like and comment, kandi mhadukurikira kuri Twitter, Facebook, Instagram na Grace ya Africa. Mushaka kuzamura platform zanyu muduhamagare kuri 078 33 243 ndabakunda sana. Bye bye, ciao ciao.